uzagahenda mfite dia nanjye byarambabaje uzi kumva bakubwira ngo inshuti yawe yapfuye naranahageze nanjye hari abaturanye hari mama teta yarananyishe none yanga ko nanamurebaho yanga ko nanamusezera nk'umuntu twakundanaga ni ikibazo nanjye ubwanjye ndababaye gusa aho bigeze noneho icyatumaga nguma muri iki cyaro cyanyu nanjye ndabona gisa n'ikirangiye ngiye kwigendera nshaka ukuntu nanjye njye Kigali njye gushakishanya numva bavuga ngo habaye amahirwe mu by'ukuri ese gisa birangiye ugiye Kigali koko nkuko wabivuga noneho nese nkora iki ngaho ngira inama nese wabiganirije muzehe na mukecuru barabyemera barabizi ntabwo nifatira umwanzuro nanjye rega nararezwe nta kibazo ngaho genda uzahirwe basi reka ngusabe ikintu kimwe urabizi wari inshuti na teta kandi muri karitsiye nabonaga ntari biryawe uzagerageze wite ku babyeyi banjye nubwo nawe ufite inshingano zo mu rugo hanyuma icyo uzajya umenya uzajya umubwira nanjye ngira icyo nkora nzagerageza nyine nzanyarukirayo ndebe ukuntu bameze nimbona akanya nta kibazo urakoze kandi uzambere umwana mwiza aho ntari uzahambere nta kibazo ngaho reka tugende nawe ukomeze natwe turi mu haruri noneho bagiye mwuka byaramo ariko se ubu bagiye kumfatiraho indi imwe kose bamviraho indi imwe ubu se nk'ubu kananyotera akazuba we gisa damu ariko se ubu bagiye noneho na mukecuru sinzi iyo yomunganiye ubu koko baramfatanyije koko ubu se ko gisa wanjye agiye kujya i Kigali noneho undi uzajya wahirira ziriya nk'umwuka byaramo mukecuru niba yagiye noneho nawe uretse ariko baraza kumusobanurira iyo baba bagiye ubuse koko bagenda damuru nawe n'umwana ubuse azabasha kuzajya ajya ku ishuri ajya no gushaka ubwatsi bw'inka ni hano kubera yuko ese ndi kwirirwa mpamagara umwuka wamezemo nari ndimo kukumva ariko iteka ryose buri gihe utaha wivovota ajya byihorera ubuse ko wumva mageze nkabura abantu ko njyane naraye ndwaye inzoka nkabona nagiye gushaka umuti kuko bushaka ko ukugeza ngaha usanga umuntu ari hano buri gihe ngaha abana abo bana bazajya bicara hano buri gihe usanga ku mbuga ariko ujya wirengagiza ko bamaze kuba abasore mwese muyobewe ko ngiye mbashaje ngeze mu zabukuru nasa nuriya mutoza uko atajya gukira n'abandi bana kuki udashobora guha uburenganzira umwana agakina urabizi nta n'akagage wasize hano ngo wenda nze mbesoma n'ako kagage ndabe yuko kambumbabumba mu nda ubuse urabizi ko utanywa ikigage gihiye cyane ikigage kirahari wakabimenye se ahubwo nuko cyaje arangutse ariko ndashigishiramo akandi uruzongera gutuma iyindi fu mu butare gute kuzi yuko ageze ariho wajyagayo ukaba umwohereza i Kigali damura aba yagiye ku ishuri none uragira ngo tubigenze gute urifuza wo mu buzima bwawe umva byagenda gute wende byaramwera ndamuhema koko kureba wamugaye kutagikora ukaba ureba nta kintu kinjiza muri uru rugo ukaba ureba kurya ari ikosi ukareba tuburara tukabwirirwa ko turindira gisa umuhungu wacu akajya mu biraka akaba ari gutuzanira ibyo kurya akanahirira inka kuri kurana n'uriya muhungu wacu muto ishuri agiye kurivamo none ko no kurihira mwana byakunaniye urabona bitakunaniye azicare ajya gushaka ubwatsi bw'inkwavu ziriya nkwavu zizadutunga nagenze ndabona harya ngo ngiye mutwe w'urugo none uri umutwe w'urugo nyine njye umenya ko ndi igihimbarika none se urashaka kubimbaza kereka icyaguhindura umutwe w'urugo muri iyi myaka ngezemo n'ubu bumuga ubundi wazaba umbwira niyo mpamvu bakagombye guca bugufi bimeze bite ko mba muri kunyereka umunaniro gusa umunaniro ubona aricyo kintu cya raporo wampa mbere poroje zo mu cyaro zigeze he kuzi yuko wambwiye kuri kubikurikirana ubigejeje he kandi birumvikana ariko nanjye mu by'ukuri rodi binteye isoni nyine kuba nakubwira ibi bintu kuko muri feelings nari mfite na courage nari mfite yo gukoranira kontra ntabwo nzi ko bishobora kugera izi saha ntari nakwereka kontra ifatika ngo mwereke ko igikorwa wamaye nakirangije ariko ndakwizeza mu by'ukuri ndakonfirma ko
kontara iri mu nzira igiye kuboneka after 5 months ndaba nyiguhaye wihangana amezi 5 ariko after 5 months yeah. Ibyo ni ibiki buri kuvuga ibintu bizamara amezi 5 ibintu bizamara amezi 5 mu musozi ugiye kwimura iki kintu kikubuza gukora nkanjye ntagomba ndi hano bari kuzenguruka uwo mbanje kugira ngo duhure unyereke ibintu mu nyandiko sinshaka n'ibintu by'amagambo nyereke inyandiko yaho waba waranditse kugira ngo binyuzemo amaso ndebe ibyo bikorwa koko niba uri kubikora dadi inyandiko zirahari ndaziguha ariko nyine wumva no muri izo nyandiko zihari uba ugomba kuba umwanya kugira ngo ngewe mbanze nguhereze explanation z'ibintu nakoze kuko urumva biba ari ibintu biba bigoye kandi biba bikomeye so rero nyandiko ndazifite ariko mu by'ukuri ndabanza ngo explanation zifatika kandi zumvikana nuvuga ngo iriya projet yo mu cyaro nawe urabibona yuko iri ahantu habi kuhageza ibikoresho biragoye kandi hariya mu cyaro nta hantu wabona ibikoresho byo kuza gukora iriya projet urabona nk'amatafari uriya mu rundi uri inyunganira muri iriya projet yo mu cyaro wari wamubwiye yuko bari babumbye nari nagiye usanga bakoze amatafari y'ibyondo kandi mu by'ukuri mbona turi abasirimu tugomba gukora ibintu bitandukanye n'abaturage bahari mu cyaro njye rero naravuze ati mitamugani hari amatafari bayakoreshe hasi muri fondasiyo noneho bambwire mbaheze bloke zo gukora projet yo hejuru ndikumva uri kumbwira ibintu byinshi ibyo bintu uri kumbwira nta kintu biri kumfashaho jewe urabona wize neza icyo ni ikintu cya mbere kandi hari gahunda yuko ugomba gukomereza kwiga nakubwiraga ko mukanyane nabikubwira ubwo ko ugomba kujya kwiga muri Russia ni igihugu cyamaze kwiyubaka ni igihugu cyamaze gutera imbere ariko urabona ko umuntu wacu agiye i Kigali uri kubibona ute ni ukubura kugira nyine n'ubuzima tuba twibereyemo ariko sinakabyifuza reka nta yandi mahitamo ntubizi ibintu nakubwiye byambayeho nyine byakubaye asiga inyuma y'urupangu rwo ku Kigali nanjye bari bagiye kunyana muri Gasho umva nta kundi wabigenza ariko gusa wenda yagendaga gukora ntawamenya nk'uwo mwana wo kwa Frederico ejo bundi wambwiraga wenda nawe yagira amahirwe agatera imbere ariko ni ukumugira inama aho kugira ngo utagenda utamugiriye inama byaba ari ikibazo reka nkubwire rero mugabo umonge mwiza Kalisa papa Gisa nta yandi mahitamo dufite ahubwo ni ugusengera umwana wacu tukanamwigisha akazinda gukorakora bimeze neza kuko ashobora kuzahirwa wenda. Papa, mama, nanjye nari maze kwitegura. Maze kwitegura ntabwo biba byoroshye. Nanjye nyine nari ngize ngo ngende njye gushakisha. Cyo naburaga rwa ruhushya rwanya ariko munyemerere nk'ababyeyi nanjye nyine njye kureba ko byibura nta wundi muntu wazanshika kubera ubushobozi. Mumeje nkicara hano nta kintu cyaza nazageraho rwose nk'umusore uteneye gutera imbere. Yego mwana wanjye uzakuru yitwa nakundi byagenda ubukene nakundi bukene mwana wanjye ntabwo nsiganisha. Mama wirira mubyeyi. Wa mwana ureba ko mukuru wagiye. Wirihangane papa uzite kuri mama. Gusa reka nkugire inama muhungu wanjye. Kuri mama ndakumva. Reba ukuntu usize nyoko. Wirira mama wirira rwose. Wirira. Ko nibyo ndi kukubwira hano iwacu byakunaniye. Ubwo urumva ushaka ko bigenda bite. Urabona giye mfite projet n'abazungu. Mba ndi kuzenguruka hirya no hino. N'ubu ngubu umwanya mbonye wo kugira ngo mborane nawe tuvugane. Nta kanya kabari gato cyane. Ndashaka kugereka ibintu muri raporo yanditse. Dada promise ko ariko ndabare nturakare projet n'iminsi ngiye kwihutisha. Ni wowe mfura mfite ngira ngo niburo uzasigare ufite ikimenyetso cy'urumuri. So nuvuga ngo ufite ikimenyetso cy'urumuri. Umurikira barumuna bawe n'abashiki bawe bazagukurikira bose. Ariko ndabona usinziriye gusa. Sinzi ikibazo ufite. No, dade ntabwo nsinziriye kandi ndi stand by ndi ready yuko ibintu byagomba kubishyira ku bundi rwego kandi nkabikora fresh. So dore vango urabona dore projet hano igeze urabona ko iri ni ikoroni ryo hasi
ndi kubona waragiye ubivuraho bimwe wagiye ubirangiza ibi ngibi byo sawa nta kibazo ariko ndibaza iki ngiki kutakibivuye harabura iki nuvuga ngo icyo ntabwo kirarangira kuko dukeneye nuvuga ari amatafari ya bloke nayo ntabwo aba ari sawa dukeneyemo amatafari ya bloke ya ano matoya yo kugira ngo dushyiremo hari hagati kugira ngo icyo gikuta ureba nyine kibashe kumera fresh kize kigoroye neza ibintu byo kuvuga ngo ukeneye ubuse noneho urumva umwanya uzawugabanya gute ko amezi 5 maye numva bitashoboka dadi ndabikora neza kuko numva amafaranga amaye aracyahari okay bamfashisha none n'izuba ryinshi simbizi turi mu gihe ki dadi birumvikana ino samiragoye ariko ubu tuduprojet twaka ngaka ni toto ndagashyira ku ruhande ahubwo ubu nteganyiriza kandi ku buryo nzasoza akangaka mpita nkora kandi urumva iyo soje projet akazamo ibintu byo kwicara nabyumva bya bisebetse cyane ntabwo muri mind nyine ibintu nakoze nahita mbyibagirwa ngomba gukora ibintu fresh nkabishyira ku murongo cyane okay ndumva nari bujye kuvugana ibintu byinshi nawe genda shaka ko unyandikira yuko ibintu bitarenza amezi 3 ibyo kuvuga ngo uzakora amezi 5 nta mwanya nabona kuko ntago mbandi hano bandi kugenda nzenguruka urabizi mwana wanjye uzirinda abakobwa benshi numva ikigani ngo abakobwa ngo birwa bashuka abahungu ngo no biteretera abahungu mwana wanjye kandi aho uzakorera uzirindaga ku ntabwo nzabijyamo ni ukuri mwana wanjye Imana izagufasha uzahabonye umura ntabwo ngiye gupfa kandi nzabageza ku byiza uzankuriya mwana hariya hirya kwa Rwabugira ndahamara Imana abane nawe mwana wawe ubwire muhungu wawe ndakumva kuko nakubwiye ibyambayeho Kigali urahazi Kigali si mu bantu ni mu nyamaswa ndabyumva kandi nugerayo uzubahe umukuru n'umuto uzirinde gukora ingeso zo gukora ndabizi ntazo ugira ariko ushobora kugera i Kigali ukazikurikiza uzirinde ibisambo kugenera n'abana bafite urugomo ndabyumva cyeka bamwe na rudombe byambayeho urabizi hano mu cyaro i Kigali baragufunga ntugaruke ndagendera ku mpanuro zanyu hari naho waca bakakurya ngo barya n'abantu ku bintu byambayeho njyewe barafunze mpita mfata ndagenza make uzagende kandi Imana izakubanziriza murakoze musigara amahoro ariko nawe uzite kuri mama nawe uzite kuri papa icyo nakubwiraga nanabikubwiye kenshi ndashaka yuko ayo mezi 5 uri kuvuga ayo mezi 5 ntabwo byashoboka ubu turi mu kwezi kwa kangahe turi mu kwezi kwa gatandatu kuri kugera mu mpera uyu munsi turi tariki 29 urumva wampa raporo ryari kugira ngo nkomeze ibindi ibyo ngibyo biba bivuyemo nta mwanya mfite wo gutakaza uri umusore ufite imbaraga ugomba gukoresha imbaraga zawe hakiri kare cyangwa uhugiye muri bya bindi by'abasore b'iki gihe birirwa bazenguruka wagira ngo nta bwenge ntabwo rero ndaguha amezi 3 ntituri mu kwa gatandatu ubu kwarangiye kwa karindwi kwa munani kwa 9 n'amezi 3 nguhaye nzahite mbona igisubizo cya byose hanyuma dukomeze ibindi sadadi rumva ko biragoye ariko I promise ko ndakora uko bishoboye ndongeramo n'abakozi kuko amafaranga aracyahari ni projet irangiye ntabwo bari sawa gutinda projet nta kigo gihari amafaranga arahari uburyo bwose burahari ni iki kintu uri kubura kugira ngo urangize akazi dadadi nyine ngiyewe nta kintu ndi kubura rumva amafaranga ariko transport ziba ziguye kuko nira mihanda yo kugeza ibikoresho hari mu ntara bari ibintu bigoranye cyane ibyo ngibyo nubwo byagorana bifite igisubizo cya mbere ufite amafaranga ufite uburyo nta kibazo cyaba niyo barara bagenda amajoro niba abashoferi b'amakamyo bakajyana ijoro bakadepoza ibikoresho waba ukeneye rero icyo nakubwira ko sinabura kugushimira nk'umwana wanjye uragerageza nubwo udakora ibintu uko mu murongo ukwiriye nabwo ndagushimira dadi urumva nyine mu myaka mfite urabona ngerageza kuko biba iby'imyaka byihorera genda gushimiye gusa ariko ushyiremo imbaraga dadi kandi urakoze byibuze yuko uba wumva nyine feelings zanjye n'uburyo mba nshaka gukora ikintu kandi ukanyizera ukanshyira muri projet ikomeye nk'iriya urakoze nawe reka tugende tuvanga Damuru sekonde umeze nk'uwarwaye murumuna wawe ndagiye nyine ariko ntabwo ngusize nk'imfubyi ufite ababyeyi nanjye ndagiye kugira ngo turebe ko hari icyo twageraho
nshobora kubona imirimo ya hano mu rugo nzayibasha ngiye. ahubwo nyine uzaba umugabo bya bindi nakoraga byose kwa kundi wirirwaga ugenda ujya kwikinira imipira uri kumwe n'udukumi barambwiye ngo nawe umaze gukura ugenze gake dore usigaranye n'ababyeyi sibyo usigara amahoro rero y'Imana Imana ikomeze ibarinde kandi uzite ku mubyeyi nzajya nkomeza mbavugishe numve ko byagenze neza sibyo nanjye nzajya mbasengera musigara amahoro sibyo babyeyi musigare na Petit Frere urugendo rwiza. Yego.